nta wizeye Yesu yigeze aseba. Urisuzugurwa, ariko uyu munsi igitondo kimwe urakira umuntu ukomeye. Ndagira ngo ngubwire ngo ahantu hazaza ibintu bikomeye nta muntu uhareba ngo ahabone, kubera ko urumuri rwawe ruba ruhishe. Impamvu Imana yaruhishe abashaka kuruzimya baba ari benshi, ariko umunsi yarucanye izaba yamaze kugushyira ku musozi w'amashyine, ku gasongero, aho badashoboye kugushikira, aho badashoboye kugera. Ndagira ngo nkubwire ngo wikangwa n'amajwi y'abantu bagezeyo bagomba kugera, bakubwira ngo uzapfa uri umuja wabo, uzapfa uri umukozi wabo. Wikangwa n'ayo majwi, kuko bamaze kugerayo, ariko wowe uracyaterera ngo ugereyo. Igitondo kimwe rero buracya wamaze kugerayo, bo barahita bamanuka bakwirukire ku ntebe bicayeho. Si igitangaza ko intebe yicayeho ayobora, ejo umwana wawe yayicaraho, ejo umugabo wawe nawe ubwawe ukayicaraho. Nawe igitangaza cyakoreye kukicara mu ndege ujya kurangura mu Bushinwa nk'abandi bose.